Kalau
ibyo no gushyigikira abadayimoni kimbere imana kugira umwana wawe wapfuye wasutse data n'umunsi nakiriye umugabo nakiriye umugore nakiriye abana nakiriye iteka nakiriye izina rya Yesu. Bamwe bafite ubwoba bwo gupfa. Umugabo witwa Samusoni, abantu bagiye guca mu rukiko bagiye gusezerana bakwiyakirira mu kabari kiwe. Uwo Samusoni yorora inkoko afite n'akabari bamugurira inkoko y'isake. Babwira Samusoni bati ntabwo bagiriye isake, baramwishyura isake y'inkoko abageni bicaye hamwe. Isake barayirukankana kugira ngo bayiteke abo bageni. Isimbukira muri bya bintu byo kwibona iramukira agenda yibwira mu ishami ry'igiti niba ari igiti n'igiti cyane isake bayitera amabuye irabikorera ubwije gutwa abageni babuze uko babigenza barasohoka barataha isake mu gitorero n'imanukiye uwo munsi ntiyaha n'isake wowe uganirira kuyica ntipfe noneho muri bigakubwira ngo azakwica akwicura imbwa ye akwicura ihene akwicura inkoko ye akwica ubugome bw'ivuga ngo ucukura urwobo azamanuka mwiture uyituye bizamumanura rwikubite hejuru uwashinga igipimo yicaye hano niwe wagize gute wakira ufite umuntu upanga upangire agira icyaha kuki ufite ubwoba ikintu cya mbere mu rwego rwo gukorora menya imbaraga z'Imana zikorera ugiye kugukorera menya imbaraga z'Imana zigize Haleluya. Ntabwo wakubwira intabwe wabonye ntabwo wavuga ibi ntabyo wagize gute babona abantu benshi mu Rwanda n'ibikomoka iwabo wa so iwabo wa nyoko kwa nyoko bukwe no kwa so bukwe hari ibintu bibabaho ugasanga indwara yishe nyoko irindiriye kukwica nawe nyoko n'umudiyabete nawe uri umudiyabete n'abana bakaba diyabete nyoko arwara umutima n'abana mubyaye bose barwara umutima cyangwa so agakiza kadukiza indwara n'imivumo yacu yose ntabwo indwara yishe mama wawe ukwiye kuyirwara ibyo mugomba kubyara ukavuga ndabyanze 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 ugomba kwandagukira ibyaha by'umukene ni byinshi bitandukanye n'ibyaha by'umukene umukene ibyaha by'umukene ishyari amagambo umujinya uburakari amadeni kuri butike amadeni mu karitsiye isoni n'ikimwaro guhisha abantu ahatuye kugira ngo batareba ko yicara ku kijerekani imisegonda usitse hano wicara ku kijerekani ibyo ni ibyaha byose by'ubukene. Haleluya. Haleluya. Gitangira ivuga gutuma mu mujyi wa Kigali nagiye kubwiriza ahantu mu ntara ndabwiriza igitangaza biraba hanyuma idotorero ryagumiye rikora inama mbese ntabwo rikora rikora inama yakoze ryemeza ko abadiyakoni babiri bazaza kuzura Kigali ntabwo nagira inzu yo kubamo nabaga mu kizu kitagira abantu hari ikizu kitagira abantu nijoro nkagenda nkiganiraho nari mfite ikintu cy'igikarito cya firigo nicyo nagendaga nkinjiramo nkagambamo mu gikarito cya firigo mu kizu kitagira abantu mu gitondo nkajya ahantu bita mu kabande umwoga nkakaraba nkambara imyenda nambaye nkajya kubwiriza naho twatangiriye
mwona kuchira kutandirishani kama ngiye kubisa wafatina wali kumasoereza bateko nikuza kusura chakula chatuza na fanta muji kwa kumu na yendani kupanga fanta nikumu chatika mwanakura fanta ikona waka humu isoko nikupunga kidani njile kumona mara saha kutufati kumilimuno che hali kumasana saa kumiliwe mbonu mwana na kushukuzu tufati rabi ya Yongwe ati hali ya rabadana wa mafitiki sechena kajerekani waje kukusuru njewe mwili njile mgeje mbona nila hati ya kwa ikuita merekana mgengu la rara bila nenda kute bila nakuza nenda kute tunalikeche urabigenza kuteko wataritahe abatamu wanamobera wamobe umutima wa yudaharu nange harikula nidamnawe utabigenza kute soni zirandikira yoga ni mwicharaha ndaje nitamanuka wita kuri manubeta nikubita mu gacindira basikira nikubita mu bigogo mwisukuri go mu bigogo bana bakase nari kubaza bijyanye mu masaya sawa y'igice magazi mbere y'isoko no kubijyamo niko n'Imana ntariko bana kuko wamubara yukagize ubukene ngiye kubona mbona umuhungu mbona baba kandi imbere yanjye n'umuhungu bansaniye habaye amasaha batabona noneho bafata ipantaro natambuka nkabona bamfashe namanuka nkabona bamfashe ngumambarira byiza kuko cya kizu nararamo nacyo nakiniragamo nyuma ya saa yine kugira ngo batazakingira ngo bagirako akajerekani kari mu buto akandi karimo amata y'ikivuguto inkanga yari irimo amashaza n'ibitoke bimanyaguye inkoko y'isake ibaze ndamani ndapfuye rwose singira isafuriya ndaho mu gikarito cya firigo ninjiye imbere hari n'inda ziravugiriza hari n'imbaragasa ziravugiriza abantu bohereza n'abagore babiri batoranijwe mu rusengero basa neza ndababwira ni murihangana nahanyumva ninahatarasengera sinababwiye ko ariho ntuye nababwiye ko ariho ntarasengera ibyaha by'umukene habamo no kubeshya kugira ngo abeho cyangwa yikure mu isi ubura n'umuntu akakubaza ngo uteko hariya kandi utagenda kurura mukora hehe mukorera mu gisagara kandi biri kuzereramo ibyaha by'umukene my friend ubwoba buramfata ndetse buramfata cyane tugira ngo twicara turigunga bamama tabonyino nta kirahure nagiraga kirahumwa ndabwira ni murihangana rero ntinaha nibera abadamu batangira kurira nimurire gakeya batabafata nimurire gakeya batabafata birakomeye bigendeye mu masaha saa kumi umudamu asanga urusengero ati mumbaraga z'amaraso ya Yesu Imana twasenze twakoreye mugaragu wawe tubimbiye muri ibi bikarito tumusabiriza araramo uwo mudamu yaratuma ibikarito turabitwitse Imana mbabarira ibikarito byanjye bishe n'iki gikarito ku kigo nyabyarango mu gitondo Wagatatu umugabo twabanaga yamatora yashyira cyane iseke barasohoka barataha isengesho basengeye ryahise rihindura ubuzima bwanjye muri ibyo bihe bisibateye ubukene bukubuza kurya hari abantu ugasanga bamenetse amaso bakiri batoya kubera
ubukene ntushobora kuza ukabera kugera aho wakwiyikeneye ngo uyu madamu arahari hari umusigari ndi kubwiriza mu ishengero ndi mu mavuta akomeye telefone n'umwawe ariko nayisize hajya sinkunda kuyizana ndi kubwiriza ngiye gusoma bibiliya mbona mesaje yituyeho mbona madamu aranyorera ati sheri ati nta kintu wabonye ati umwana yanyise amabere yabaye n'amasabisi ngo yawe yicaye yamavuta nari ndimo numva ndamanutse numva ndahotse bayaga imboga zikubiswe n'ibyatsi ubukene iyo uri kubwiriza ufite amafaranga kuri momo iyo uri kubwiriza ufite amafaranga kuri banke ufite umufuka w'umuceri ufite umufuka w'ibishyimbo abana bishyuye amashuri ufite imyenda yo kwambara amavuta tugaba amavuta aramanuka amavuta aramanuka bandanye amavuta aramanuka muhindura amasengesho abatangije ivugabutumwa mu Burundi ni nabo bayitangije muri Kongo ni nabo bayitangije mu Rwanda baratwigishije inyigisho y'agakiza ariko baratuhemukira ntibatwigisha inyigisho yo gukira inyigisho yo gukira ushaka umukristo usenga cyane uvuga mu ndimi nyinshi umuhanuzi cyane wizera cyane wabona muri Rwanda Burundi Tanzania Kongo barahari muri Kongo mu gihe cya Mariyamu habaye n'abakuka mu kirere muri Tanzania habaye ubutunzi ibintu byose bwarahabaye mu Rwanda bwarahabaye ariko ukeneye umukristo w'umukire ntabwo wapfa kumubona abakire n'abapagani bafite amavuta imigisha y'abapagani kuko mutamenye ko mufite uburenganzira inyigisho ni iyihe byanyuma ngo nubwo napfa nkahazaho ntafite azigira twihembye mu ishengero rya Pentekote niyo batubwirije igihe kinini nabwiye mu itorero ryawe ni mwarimu ngo nubwo wapfa nkahazaho imbwa zikurira ku birenge ibisebe ukazaza mu ijuru ntacyo ngo nimukararikire iby'isi bamwe barabirarikiye baba mu ijuru no Yesu ntabwo yagendanaga n'abakene wivuga ubutumwa bwa Yesu yagendanaga na Yosefu yari umuherwe yagendanaga na Nikodemu yari umuherwe iyo Yesu atakoraga ibitangaza abantu n'imigati Nikodemu yakoraga muri marete ye akabagaburira dukeneye abantu basapoti mu murimo w'Imana dukeneye abantu basapoti mu murimo w'Imana gukira bihera mu bitekerezo bihera he bihera he abatangiye bacuruza babana kuri gitoke bamwe bahita ku idepo ntabwo mujya ngo mujye kugura igitoke ku idepo y'igitoke ngo mujye kugura ibirayi ku idepo y'ibirayi ubajije amakuru y'abafite idepo batangiye baragura umufuka umwe kuki wo utatangira ngo bizakomere samurira rero mugiye gutangira Haleluya! Hari igitabo kitemewe mu bitabo mu gihe bandikaga Bibiliya bashyira ku rutonde rw'ibitabo igitabo bita Menesiya kiba muri Bibiliya ntagatifu ntabwo kiba muri Bibiliya yera nasomye mu ijambo rivuga ngo ntukarara utageze mu mujyi ngo ntukarara utageze hera kuko mutabivuze biravuze ngo ntukarara utageze mu mujyi none ntukiri ubimubwire ntukarara utageze mu mujyi gukira ni gute ikizakubwira umuntu wakize ashobora kuba afite ibihumbi 5 akambara neza agatekereza agazakura 5 akamanuka
Bachi
kikwereka